Yesu ashimwe bantu b'Imana. Nitwa Ingabire Jeanne Gentille kuri televiziyo Yava mu Byaha TV. Nkaba ngarutse noneho nje kuganira n'abagore n'abagabo n'abasore n'inkumi bageze igihe cyo kurushinga. Hari ibintu bigera ku 10 natoranije mu bintu byinshi bisenya ingo, ngerageza gutoranyamo 10 kugira ngo tubiganireho, tumenye ukuntu twabyitwaramo cyangwa twabyitondera kugira ngo ingo zacu zibashe kubaho zidasenyutse mu ndimi z'amahanga baravuga ngo ni divorce. Ni ukuvuga ngo ni ibintu 10 byarinda abashakanye gukora divorce. Ibi bintu 10 rero bikaba bireba abagore n'abagabo, ariko birareba n'abasore n'inkumi bageze igihe cyo kurushinga. Reka dusenge Imana kugira ngo iki kiganiro ibashe kukidufashamo. Uri data wa twese mwiza udukunda kandi utwitayeho, ndagushimye ndaguhimbaje ko wamaye kuramuka. Ngushimiye umunsi waduhaye mwami, hari abatawubonye ariko ko twe twawubonye zino gihe nirahabwa icyubahiro. Ngushimiye ko wandinze ngakura ndi imfubyi ariko ukama kwiga nkarangiza, ukama akazi, ukama gushaka nkingi umugabo kamuma, ukama kubyara urugo nkaba nkirurimo. Hanze ahangaha hari ingo nyinshi zasenyutse kandi banyirazo batarabishakaga atari byo bateguye. Ibyo byose ni Satani wabikoze, ariko uyu mwanya turi imbere yawe kugira ngo ukomeze wubake izitarasenyuka, kandi n'abatandukanye batari bagera igihe cyo gutana mu mategeko bakiri mu bibazo biganisha ku gutana, turasabye kugira ngo bakimara kumva iki kiganiro bazasubizwemo imbaraga, babashe kwisuzuma neza ikiri kubatanya, maze izo ngo uzishyigikire zikomere. Urakoze rero ngwino ubane natwe muri iki kiganiro, buri wese yishimire kucyumva no kugisobanukirwa, kandi Mwuka Wera arusheho kubyumvisha abo bireba, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yego, mu gihe rero tugiye kuganira kuri ibi bintu ko ari 10 byatuma ingo zacu zibaho zidasenyutse, nta divorce ibayeho, reka mbaririmbire akaririmbo nigiye mu ishuri nanjye nkakigisha abandi. Ni kagufi, ntago nzi uwagahimbye, ariko nyine ni akaririmbo tuzi, nawe waba ukazi cyangwa utakazi reka nkakuririmbire. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru, irema isi n'ibiyiriho, nyuma yabumbabumbye akondo irema umugabo, imwita Adamu imushyira mu Edeni. Imana ibonye Adamu ataba wenyine, iramusinziriza imukura mu rubavu, irema umugore imwita Eva iramumushingira. Ayo magambo rero niyo tugiye gusoma, tumenye umugambi Imana yari ifite ku ngo. Imana irema umugabo ikarema n'umugore, icyo yari igambiriye. Imana turabizi neza ko itari igambiriye ngo basenye bakore divorce, ahubwo yari igambiriye ngo babane akaramata. Reka dusome amagambo y'Imana rero ku ngingo ya mbere mu byo natoranyije. Gusa ndabanza nisegure, izi ngingo natoranije ntabwo arizo z'ingenzi cyangwa ntabwo arizo za mbere n'iza nyuma, ahubwo ni mu bitekerezo byanjye. Nawe mu bitekerezo byawe ufite ibindi watekereza byatwubakira ingo zigakomera, ni karibu kubitugezaho muri komenti. Ariko nanone iyi ngingo turageraho ukumva itakunyuze neza, ntikubuze gukomeza kumva kuzikurikiyeho, kuko hari igihe wagera ku yindi yakunyura. Dushobora no kugera ku ngingo ukumva itakureba kuko warangije kubitunganya neza, ibyo ntibikubuze gukomeza kumva ingingo zikurikiyeho, kubera ko hashobora kubonekamo nanone igutsinda cyangwa se igukomeza. Ingingo ya mbere rero natoranyije nyine nk'uko nabyiseguyeho ntihagire uwo bigusha. Ingingo ya mbere natoranije iravuga ngo Adamu niwe waremwe mbere. Niyo mpamvu iyo abantu bagiye gutegura gushinga urugo, byakabaye byiza umugabo ari we ufite imyaka yo hejuru kurusha umugore. Twagiye tubigenzura cyane tugasanga aho umugore n'umugabo bashakanye, umugore ari ufite imyaka yo hejuru, inshuro nyinshi nka 80%, izo ngo ntago zikunda gukomera. Tugenda tubibona muri sosiyete, iyo umukobwa ukuze ashakanye n'umusore ukiri muto, izo ngo ntago zikunze gukomera. Bibiliya rero nayo hari icyo yabidufashamo. Navuze ngo nimba wowe warashakanye wenda n'umugabo wawe, wowe mugabo ukaba warashakanye n'umugore
mukuru wowe uri mutoya, ibyo ntibiguce intege zo gukomeza kureba ku bindi, kandi nawe nubwo byagenze utyo hari ikindi wakora kugira ngo urugo rwawe rumere neza. Iyi ngingo ishobora kugutsinda, ariko izindi ziri hepfo zikagufasha, iriya wenda ikazacika intege igatuma urugo rwawe rudasenyuka. Kuba mwarashakanye uri umugabo mutoya, umugabo ari mukuru, ku bwanjye ntago nabishyigikira utyo, ariko kuba byararangiye muri kumwe ntibibabuza kuba mwagumiza kubana mwubahiriza izindi ngingo turakomeza kuganiraho. Reka rero dushake ibihamya mu ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 2 duhereye ku murongo wa 4. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana ishyira Adamu muri Edeni. Reka duhere ku murongo wa 4. Uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo yaremwaga, ku munsi Uwiteka Imana yaremeyemo isi n'ijuru, kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi, n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka, kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi, kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka, ariko igihu cyavaga mu isi kigatosa ubutaka bwose. Murongo wa 7. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Murongo wa 8. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Dusimbuke ku murongo wa 15. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni, ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ahangaha rero dusomye uburyo Imana yaremye Adamu, ikamuha n'amabwiriza yari itaramuremera Eva. Ni ukuvuga ngo Adamu niwe waremwe mbere. Iyo dukomeje tukagera hepfo ku murongo wa 20, reka dusome ku murongo wa 20. Haravuga ngo uwo muntu yita amatungo yose, reka dukomereza hano kuri 18 niho murabyumva neza. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Ahangaha Imana yararebye ibona Adamu atari byiza ko aba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye, ariko Adamu niwe wari wararemwe mbere. Hari n'imirimo myinshi yakoze mbere y'uko Imana imuremera umufasha. Imana yaramuremye, imaze kumurema imukorera n'ingobyi muri Edeni, iragenda iyimushyiramo, imuha amabwiriza guhingira ibiti biyirimo, imwereka ibiti biribwa n'ibitaribwa, aricyo giti kiriya giti yamubujije kuryaho, hari harimo igiti cy'ubugingo n'igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, Imana imubuza kubiryaho, yari itaramuremera Eva. Amabwiriza yose yayahawe Eva atararemwa. Arimo yita inyamaswa amazina, Eva yari atararemwa. Igihe cyarageze rero Imana ibonye ko atari byiza ko Adamu aba wenyine, Imana imuremera umufasha umukwiriye ari we Eva. Ingingo ya mbere rero natekerejeho kubwira abasore n'inkumi, abagore n'abagabo, gusa ku bagore n'abagabo babirangije ntacyo bakosoraho, ahubwo bakomeza ku zindi ngingo turageraho zijyanye no kubahana no gukundana no gukora kwirinda ubunebwe, turaza kubigeraho. Ariko kuri iyi ngingo ya mbere ku basore n'inkumi, icyo mujye mukirebaho cyane. Kuba umusore n'inkumi bagiye gushakana bakareba ku myaka bafite, bakamenya ari umukobwa n'umuhungu, umukuru ninde, wavutse mbere ninde. Byaba byiza rero umuhungu ari we wavutse mbere.
nk'uko tubisomye ko Imana nayo yabanje kurema Adamu igakurikizaho Eva. Murakoze cyane, abatanyuzwe nayo babyihanganire, ariko nuko nabisesenguye nkoresheje ijambo ry'Imana. Reka tujye ku ngingo ya kabiri, iravuga ngo hari abagabo bashakira imibereho ku bagore, bakumva yuko umugore ariwe wakagombye kuba afite ubushobozi bwo gutunga urugo. Icyo kintu nacyo gishobora gusenya urugo, ni ukucyitondera. Dukurikije amagambo tumaze gusoma, dusomye yuko Imana yahaye umugabo itegeko ryo guhingira ibiti byari mu ngobyi, kandi ibimutegeka Eva atari yaremwa. Umugabo niwe wise amazina, niwe wahihibikanye ibintu byose, niwe wabikoraga, nubwo Imana yabonye atari byiza ko aba wenyine ikamuremera Eva, ariko tumenye neza yuko umugabo ari we ufite inshingano zo gushakira abo mu rugo ibibakwiriye. Wenda umugore nawe akamwunganira kuko n'ubundi yitwa umufasha, ariko inshingano zo gushaka imibereho y'umugabo. Aho ngaho naho turabisomye aha ngaha n'ubundi ko umugabo ari we Imana yahaye inshingano yo guhingira ibiti byari mu iyo ngobyi. Ariko dukomeje nanone tugatekereza no ku bihano bahawe ubwo bari bamaze gutenguha Imana no kuyisuzugura, bamaze kuyisuzugura no mu bihano bahawe, burya umugabo yahawe igihano cyo kuzabona umutsima, aribyo twageranya n'ibyo kurya abanje kwiyuha icyuya, ngo uzabona umutsima cyangwa imboga abanje kwiyuha icyuya. Umugore nawe ahabwa igihano cyo kubyara arushye. Bivuze ngo rero umugabo aguye kuguma mu nshingano ze, cyangwa umusore akabanza agategura neza uko urugo rwe ruzabaho mbere yo kurushinga. Umusore akicara agatekereza ngo nkwiye gutegura urugo rwanjye mbere yo kurushinga, nkwiye kumenya ko umugore azaza ari uwo kumfasha no kunyunganira, atari we nzaba ntezeho imibereho. Murakoze cyane, nabwo uwo bitanyuze yihangane, nuko njye nabibonye, kandi n'abandi bazatwunganira, nk'uko Pastor Desire nawe akunda kwigisha ibyo abantu bakwitondera mu ngo kugira ngo babeho neza, babane mu mahoro. Turagira ngo rero inyigisho Pastor Desire akunda gutanga mu macano hirya no hino abantu bajye bazikurikirana, ariko nanjye hari ibyo nagerageje kurebaho nkurikije ijambo ry'Imana icyo rivuga. Ingingo ya gatatu iravuga ngo hari abagabo bahunga inshingano zabo bakigira abanebwe, ntibakurikirane n'ibibera mu ngo zabo. Aha ngaha tuzirikane yuko Imana yamaze kurema Eva imuhereza Adamu ngo babane, ariko hari ahantu Adamu nawe atakurikiranye neza ngo amenye umugore yagiye he, ngo amenye ibiri kumubaho hirya no hino igihe Satani yamushukaga. Burya Adamu yaba hafi, kuko ari we wari wanarahawe amabwiriza mbere ya Eva, yari kubigarurira hafi. Ariko noneho tutagiye kureba kuri Adamu cyane, ahubwo tukirebaho twebwe abasore n'abagabo b'iki gihe. Kandi abasore n'abagabo ntibagire ngo nabibasiye, ingingo ni nyinshi, nababwiye ko ari ingingo 10. Hari izo nagenye kubanza nabwira abagabo n'abasore, hari n'izindi ngingo zireba abagore turaza kugeraho. Ni ukuvuga ngo umugabo nagakwiriye kuba umunebwe, ahubwo akwiye kurebera kuri Adamu, akamenya ibyo agomba gukora byo guhingira, byo gushakisha. Ushobora no kuba udafite imirima, ntabwo ari ngombwa ngo abantu bose ni abahinzi. Ushobora no kuba ufite akazi kaguhemba ku kwezi, ushobora kuba se wikorera ku giti cyawe indi mishinga itajyanye n'ubuhinzi. Aha ngaha ni uko Adamu we yari yahawe inshingano zo gukurikirana ibijyanye n'ubuhinzi, ariko wowe ushobora gukurikirana izindi nshingano zawe cyangwa indi mishinga yawe yinjiza, ukayikurikirana neza, ukamenya uko igenda, uko bitangira n'uko byose. Aha ngaha turibuka igihe cyo inzoka yasanze Eva ikamwoshya. Burya Adamu aba yarahise afata inshingano, akagira ute, agakumira icyaha kitaraba, agatega amatwi ikiganiro inzoka yagiranaga n'umugore we, agahita akiburizamo. Ariko hari abagabo benshi bigira abantu b'indeba, umugore nakora ibyo yumva, nakora ibyo ashaka, ugasanga nabyo bituma umugore yinjira mu bitamureba. Ingingo ya 4 iravuga ngo umugabo ukunda nyina cyangwa agakunda se cyangwa agakunda abavandimwe be kubarutisha umugore we
akajya ahora avuga ngo burya umugore ni umwana wundi. Ibyo nabyo bisenya urugo. Wowe mugabo, wowe musore, ubu ukivuga ngo ninshaka umugore cyangwa naramushatse ni umwana wundi, aho ngaho ntushobora kubaka urugo ngo rukomere. Reka dusome inshingano y'abagabo, tubisome mu Befeso ibice 5 umurongo wa 25 kugeza 31. Inshingano y'abagabo cyangwa yabo mu rugo, ibice 5 duhereye umutwe w'amagambo uravuga ngo uko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana. Kuko tukiri mu ngingo zireba abagabo, reka tube dusomye iby'abagabo dore ku murongo wa 25 w'igice cya 5 mu Befeso haravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Nuko turi ingingo z'umubiri, kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ni ukuvuga ngo rero wa musore we, wowe ugiye kuzashaka umukobwa w'abandi uvuga ngo ni umwana wundi, uribeshya cyane, urugo rwawe ushobora kuzarwisenyera. Wowe mugabo wamaze gushaka ukaba ukunda nyoko na bashiki bawe na so kubarutisha umugore wawe, aho ngaho urugo rwawe ni wowe ugiye kurusenya. Ugomba gukunda umugore wawe mukabana akaramata, ugasiga so na nyoko na bashiki bawe ukabana n'umugore wawe akaramata, mukajya inama muri byose, ukamukunda, ukamukuyakuya, ukamwambika neza, ukamugurira amavuta yo kwisiga, ukamugaburira, ukamurinda imirimo ivunanye, kugira ngo nyine umukuyakuye umugushe neza, kubera ko haravuze ngo nta wakwanga umubiri we ngo ahubwo yawukuyakuye. Nuko rero wa musore we cyangwa wa mugabo we, nimba ushaka kubaka urugo neza rutazabamo divorce, rutazabamo intambara n'induru, kunda umugore wawe nk'uko ukunda umubiri wawe, kandi uzirikane ko ugomba gusiga so na nyoko na bene wanyu, ugakunda umugore wawe mukabana akaramata. Kubasiga ntibivuze kutabafasha mu bushobozi bwawe waba ufite, ariko nanone ntibivuze ngo ibyo uzaba utekereje niba uzabibwira, ahubwo uzabibwira umugore wawe mu bijyeho inama, kuko bo warabasize, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo basige. Kubasiga rero ni uko uzana ibitekerezo byawe, imbaraga zawe ukabishyira mu rugo rwawe, uwo ufasha ukamufasha ku bushobozi waba ufite kandi mubyumvikanyeho n'umugore mwashakanye. Iyo uri umugabo ugatangira gufata imbaraga z'urugo rwawe ukazijyana muri bene wanyu, umugore mutabivuganyeho, mutabigiyeho inama, ni wowe ugiye gusenya urugo rwawe. Ugatangira ngo umugore wawe ngo yanga umuryango wawe kandi ari we watumye abanga. Burya wamugishije inama ngo dufashe ababyeyi banje iki niki, ashobora kukwangira yego simbizi, ariko ashobora no kutakwangira. Kandi akwangiye wamubwira utereka dufashe iwacu, n'iwanyu tuzabafasha ku bushobozi ubu n'ubu. Bwaba budahari yakwereka kari ntabwo, kandi mukajya inama y'ukuntu mwakubaka urugo rwanyu, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo uzasiga so na nyoko ubane n'umugore wawe akaramata. Aba bagabo rero, aba basore bakunda ba nyina na bashiki babo na base n'abavandimwe babo kubarutisha abagore babo, nabo iyi ni impamvu imwe muzishobora gusenya urugo rwawe. Reka dukomeze ku ngingo ya 5. Ingingo ya 5 irarebana n'abagore. Umugore utagira ibanga. Umugore utagira ibanga ry'urugo nawe asenya urugo rwe. Yaganira n'umugabo w'akantu gatoya akaba yagasimbukanye hanze, abantu bakakamenya kataragera no mu bikorwa. Nimba ari umushinga bateguye akibuka yagize ute, yawugejeje hanze batanarawugeraho, batanarabona niki n'ingengo y'imari yo kuwushyira mu bikorwa. Abagore batagira ibanga nabo bashobora gusenya ingo zabo. Reka turebe Eva nawe uburyo yamennye ibanga bikamuviramo ingaruka mbi, natwe abagore tugifiteho na n'ubu n'abagabo. Eva
twasomye yuko Imana yaganiriye na Adamu ikamubwira uko bazabaho muri iyo ngobyi, uko azahingira ibiti, ibyo azarya n'ibyo atazarya. Iryo ryari ibanga rya Adamu, ariko Adamu amaze kubona umugore akunda nawe arabimuganiza ati burya Imana yambwiye ibi n'ibi n'ibi, nubwo turi kumwe muri iyi ngobyi tuzabyitwaramo gutya. Hanyuma rero tugiye gusoma ukuntu inzoka yoheje Eva akibuka yamennye ibanga. Turasoma Itangiriro ibice 3 duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Ahangaha inzoka yari imushukashutse nk'uko n'umugore, nawe mugore ushobora guhura n'abashukanyi bakakubaza ngo harya buriya ngo umugabo wawe ngo ahantu akora ngo bamuhemba ngahe, ukibuka wavuza umushahara w'umugabo wawe, hajya buriya amafaranga ahembwa yakoresha gute, ukabirobanura byose ibyo agenda akora n'ibyo ateganya kuzakora. Ahangaha Eva nawe yahise avuga ngo, uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti cy'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa. Ndi yaramennye ibanga. Nawe wa mugore we rero niko ugenda umena amabanga y'urugo rwawe, ugahita ukubitana n'abantu babi bakoshya, bakakoshya ukagira ngo uri kubabwira imishinga yawe ngo barayishimiye, bo bakababara kuko wenda nta mishinga bari bageraho, barangiza bakakoshya ugasenya urugo rwawe. Uku niko Eva nawe yamennye ibanga umugabo yari yaramubwiye uko Imana yababwiye bazitwararika muri iyo ngobyi, arimenera Satani, maze Satani aramwoshya koko karahava. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Ni ukuvuga ngo uyu mugore akimara kumena ibanga ry'iby'Imana yababwiye bazitwararika muri iyo ngobyi, Satani niho yahereye iramushukashuka iramwemeza koko. Nawe kandi aremera, yumva ko iby'inzoka imubwiye ni ukuri, nawe yitegereza cya giti ku murongo wa 6 ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari ik'igikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Murumva rero mukurikiranye ibihano byabaye nyuma yo kurya kw'izo mbuto, mwasanga koko Satani yarashutse Eva aramwoshya aramusenya, niko navuga. Nabo se ko Imana yari yabakoreye ingobyi muri Edeni, yabashyize ahantu heza hari buri kimwe cyose, nabo ntibasenya urugo rwabo si bakajya hanze bakajya kuruha, isi ikabamerera imifatangwe, isi ikababera mbi karumba, ibibazo bikavuka, urupfu rukaza mu bana babyaye, Gahina kica Abeli, urupfu rukabageraho kandi Satani yaraboheje ngo gupfa ntimuzapfa. Nawe wa mugore wiyo umaze kumena amabanga y'urugo rwawe barakoshya ngo ntumwemerere, ngo niba mugabo wawe ari gupanga ibi n'ibi ngo ntumwemerere kubikora, ngo rata ahubwo umubwire ngo mukore ibi n'ibi, aho kugira ngo ujye inama n'umugabo wawe icyo murageraho ukazanamo bya bindi bakoheje ugatangira ugasenya mugabo wawe, ngo ariko ngo ngiye sinshaka ko dukora ibi n'ibi, ngo keretse dukoze ibi n'ibi, ibyo bakoheje akaba ari byo uzana urugo rwawe ukabura rusenye. Umugabo nawe akubwira ati ntukantegeke ko twamaze kujya inama ubundi byaje gute, ukaba wivuyemo ejo n'ejo bundi umugabo agasanga inkuru hanze hirya no hino ngo tuzagura imodoka, tuzubaka inzu, tuzagira ute, imishinga yanyanyagiye hanze mutaranayigeraho. Umugore utagira ibanga nawe rero ashobora gutuma biba intandaro yo gusenya urugo. Abagore turabagira inama yo kugira ibanga ry'urugo. Ingingo ya 6 iravuga ngo umugore utagisha inama umugabo we. Umugore utagisha inama umugabo we, aho twagomba gusoma twahasomye mu Itangiriro ibice 3 nyine ku murongo wa 4 no wa 6, aho Eva yafashe icyemezo cyo gusoroma kuri icyo giti nk'uko inzoka imwoheje, ariko atiriwe agira ute agisha inama umugabo we, ati harako mpuye n'inzoka ikaba iri kumbwira ngo cya giti nkiryeho, nta nibyo tukiryeho. Iyo Eva aza kugisha inama Adamu burya ntabwo yari kumwemera ko bakiryaho, ariko noneho yahise asoroma atagishije n'umugabo w'inama, aryaho ajyanira n'umugabo ngo nawe ryaho, aramuhata kugeza umugabo nawe ariyeho. Ishyano riba riratugwiriye, natwe ab'iki gihe biri kutugeraho, nubwo Yesu Kristo yaje akatworohereza, ariko burya biracyatugeraho.
Umugore rero akwiriye kugisha umugabo w'inama ibyo agiye gukora byose, ntabigire ubwiru, ntashake ibyo yikorera by'amabanga ye. Hari abagore bagenda bagakora ibintu umugabo atazi, bagafata amadeni ya rubanda, yamara kuba menshi babuze ubwishyu, bakabona bakaza kubwira umugabo ngo amadeni aranyishe, ngo nyishyurira, cyangwa akaceceka, ahubwo umugabo akazibuka bari kuza no kwishyuza igitero cy'abantu bakuzurana mu rugo, ngo baje kwishyuza ngo ibyo umugore yafashe umugabo atabizi. Ugasanga nabyo ni ikibazo rero. Umugore utagisha umugabo w'inama, agakora ibintu bye ku giti cye atavuze, wenda agahomba yaragamije ibyiza. Nimba ari umushinga yari ari gutegura, ntawubwireho umugabo, nyamara uwo mushinga wateguraga uwubwiye mugabo wawe, yajya amenya uko ugenda uraninga, niba uri mu gihombo akakugira inama, niba uri kunguka mukishimira inyungu, ariko n'igihombo cyaza mukagisangira. None uteguye umushinga umugabo wawe ntawuzi, ejo urahombye, abantu baje kuzurana mu rugo ngo bari kwishyuza mu bintu umugabo atarazi. Ibyo bintu rero abagore batagisha abagabo inama nabo bashobora gutuma ingo zabo zisenyuka. Reka tugere ku ngingo ya 7, nayo irarebana n'umugore. Umugore usuzugura umugabo. Umugore usuzugura umugabo we nawe ashobora gutuma urugo rusenyuka. Reka dusome mu Befeso 5:22-24, hahandi twasomye inshingano z'abagore n'abagabo ko bakwiye kubana. Abefeso ibice 5 umurongo wa 22 turageza 24. Umutwe w'amagambo n'ubundi uravuga ngo uko abagabo n'abagore bakwiye kumererana. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Amen. Ye wa mugore we, reka gusuzugura umugabo wawe. Nimba akubwiye ibyo udashoboye, wenda wamubwira uti mfite imbaraga nkeya, ariko ntumubwire ngo ndanze. Umugabo arakubwiye ati mesera, ntumubwiye uti nari nateguye kujya ibuna kandi gukererwa, ahubwo uramwihoreye, ntunamusobanuriye ngo umusabe n'imbabazi, wise wigendera uramusuzuguye. Umugabo arakubwiye ati kora ibi n'ibi, byose urabyanze. Aho ngaho rero ako gasuzuguro nako gashobora gusenya urugo. Umugore usuzugura umugabo nawe ashobora gutuma urugo rusenyuka. Ingingo ya 8 iravuga ku bintu by'umugore w'imico myiza ushobora kubaka urugo rwe neza. Ni inama twagira abagore, turasanga mu Migani. Turabanza dusome Imigani 12 umurongo wa 4. Imigani 12 umurongo wa 4 haravuga ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Ni ukuvuga ngo umugore ashobora kuba afite imico myiza akabera umugabo w'ikamba, urugo rugakomera, ariko ukoze isoni we ngo ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Ntabwo wakomeza rero kumumunga areba, ahubwo urwo rugo rwasenyuka, kugira ngo akwigize kuba wamubereye ikimungu kiri kumunga amagufa ye. Gira ingeso nziza, ugira imico myiza. Abagore b'abasinzi turabagira inama yo kureka ubusinzi. Abagore b'abasambanyi muca inyuma abagabo banyu, turabagira inama yo kubireka, ahubwo mukubaha abagabo banyu mukagira imico myiza. Ingeso nziza zanyu zizabera abagabo banyu ikamba, ariko ingeso mbi z'urukozasoni zizabamunga mu magufa. Ntago azihanganira ko ukomeza kumumunga, urugo ruzasenyuka, kandi wowe mugore niwe uzaba urusenya. Turasaba rero abagore kugira ngo bagire imico myiza. Hari andi magambo aranga umugore w'imico myiza nayo ari hano mu Migani 31. Imigani 31 naho hatubwira umugore w'imico myiza. Turagira inama abagore kujya basoma Bibiliya bakamenya ibintu byabafasha kubaka ingo zabo neza. Imigani dusome igice cya 31 duhereye ku murongo wa 1. Turahera ku murongo wa 10. Haravuga ngo ishimwe ry'umugore ufite umutima. Murongo wa 10 haravuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane rwose marijani igiciro. Marijani ni amabuye y'agaciro. Uyu mugore w'imico myiza ngo ararusha marijani igiciro. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira, kandi ntazabura kunguka. Umugore w'imico myiza ntazabura kunguka.
dusimbutse ku murongo wa 15 haravuga ngo abyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo, agategeka abaja be imirimo ibakwiriye. Ni ukuvuga ngo umugore niwe uyobora abaja mu rugo, ntabwo azategereza ko umugabo ari utanga amabwiriza mu rugo, ahubwo umugore abyuka kare agafatanya n'abaja, agateka akagaburira abo mu rugo rwe. Dusimbutse nanone ku murongo wa 20 haravuga ngo aramburira abakene ibiganza kandi indushyi azitiza amaboko, ntatinyisha abo mu rugo igihe cy'imbeho, kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by'imihemba. Ni ukuvuga ngo uyu mugore afasha abakene, agira impuhwe, ntabwo agira ate, ntabwo aba umuntu w'umunyabugugu, ntabwo aba umuntu ushinyagurira abakene. Nari ndimo mbabwira ngo uyu mugore w'imico myiza aramburira abakene ibiganza kandi indushyi akazitiza amaboko, ntatinyisha abo mu rugo igihe cy'imbeho, kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by'imihemba. Bivuze ngo aba yarabigenzuye, igihe cy'imbeho yaraguze amakoti, abana be, abaja be, akita no ku mugabo we nawe akiyitaho, ku buryo igihe cy'imbeho atatinyisha mu rugo rwe ngo imbeho yateye. Abumbuza, dusomye ku murongo wa 26, abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva mu rukundo. Ni ukuvuga ngo akanwa ke ntago ahubagura ibigambo ngo atukabaja, atukabana, abwira umugabo nabi, akarihe cyane, ibyo mu Rwanda twita ngo ni ibishegabo. Oya, akanwa ke akabumbuza ubwenge, haba hari n'ikintu yifuza akagihabwa kikamera nkaho yategetse, ariko kuko yabitegekeye mu rukundo bigakorwa. Yategeka abaja be akabategekera mu rukundo bigakorwa. Ni ukuvuga ngo itegeko ry'ururimi rwe riva mu rukundo, kandi akabumbuza akanwa ke ubwenge, ntabe umuntu twakwita igishegabo, ariko we akavugisha ubwenge. Amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute. Aragerageza nawe agakora, nubwo afite abaja n'abagaragu, ariko nawe arakora. Nimba bari kumesa nawe yakubura, cyangwa agateka, cyangwa agakora ikindi kintu. Si byiza niyo wagira abaja benshi kugira ngo ube uri umunebwe uri aho ngaho, uri umunyabute. Abana be, ku murongo wa 28, abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha, n'umugabo we nawe aramushima ati abagore benshi bagenza neza, ariko weho urabarusha bose. Urumva uwo mugore rero ntabwo urugo rwe rwasenyuka. Umugore uri gushimwa n'abana be, agashimwa n'abagaragu, agashimwa n'umugabo we. Twagure tugere no ku baturanyi, tugere no mu miryango, tugere kuri ba bakene na za ndushyi. Uwo muntu uri gushimwa muri ubwo buryo ntabwo urugo rwe rwasenyuka. Turashishikariza abagore bose rero kugira imico myiza. Nanone ku ngingo ya 9 niyo tugezeho, nabonye mu ijambo ry'Imana umugore wubaha Uwiteka akomeza urugo rwe. Umugore wubaha Uwiteka nawe abasha gutuma urugo rwe rukomera, ntirusenyuke kubera kurusengera. Ahangaha ku murongo wa 30 w'iki gice, mu Migani 31 ku murongo wa 30 haravuga ngo ubutoni burashukana, kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa. Mumuhe ku mbuto ziva mu maboko ye, kandi imirimo ye nibayimushimire mu marembo. Ni ukuvuga ngo uyu mugore w'imico myiza ntabwo bisaba ngo abe afite uburanga cyane. Ushobora kuba ufite uburanga utagira imico myiza, urugo rwawe rugasenyuka. Ariko kuko wubaha Uwiteka, ahangaha ngo ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa. Kuba ufite uburanga ntabwo ari icyaha. Kuba ufite uburanga ni byiza, ariko gerekaho kubaha Uwiteka. No kuba abantu bakureba bakabona udafite uburanga, ariko wubaha Uwiteka birahagije ngo urugo rwawe rukomere. Tujya tubona abantu benshi bafite uburanga, ariko babura imico myiza, urugo rwabo rugasenyuka. Ariko twabona abantu twakwita ko badafite uburanga, bakaguma mu ngo zabo bakazisaziramo, abana babo bakabashimira, abaja bakabashimira, abagabo bakabashimira, nk'uko twabisomye haruguru mu ngingo ya 8. Mu ngingo ya 8 twasanze ko uwo mugore w'imico myiza abana be baramushima, umugabo akamushima, n'abaja, n'abakene, n'abaturanyi n'abandi. Ahangaha rero kuri ingingo ya 9 turavuga ku mugore wubaha Uwiteka. Kubaha Uwiteka nabyo nibwo bwenge kuva mu byaniko kujijuka. Ni ukuvuga ngo umugore w'imico myiza udakora ibyaha, wubaha Uwiteka, usenga, nawe ashobora gutuma urugo rwe rukomera.
tugeze ku ngingo ya nyuma ya 10 nkuko naziteguye, simvuze ngo nizo zisoza ingingo zose, nawe wategura izindi, ariko muzo nateguye ngeze ku ngingo ya 10 kandi ari nayo ndaba nshorejeho. Ivuga kwihangana, umugore wihangana. Ni ukuvuga ngo nubwo uba uri mu rugo, ariko urwo rugo ruri mu isi. Urugo ruri mu isi y'imibabaro, mu isi y'uburwayi, mu isi y'ubukene, mu isi yo kwangwa, mu isi yo gusebanya, abantu bakagusebanyaho. Hari ibintu byinshi bagomba kukubeshyera ku mugabo cyangwa ku mugore. Iyi ngingo yo irareba impande zombi. Iyi ngingo yo kwihangana no kwihanganirana irareba impande zombi. Wowe mugabo urasabwa kwihangana, nawe mugore urasabwa kwihangana, kuko turi mu isi, ntabwo turi mu ijuru. Kandi wowe mugore utazibwira ngo umugabo wawe ni mubi, kuko nawe uri mubi, nawe uri ku isi. Yesu abigishwa baramusanze, hari umugabo umwe wamusanze aramubwira ngo mwigisha mwiza, nkore nte kugira ngo ndarwe ubwami bw'Imana. Yesu nawe ubwe nubwo yari mwiza ariko ntiyamushubije ngo yego, ahubwo aramubwiye ngo nyitiriki mwiza, ngo umwiza n'umwe ni Imana. Nawe wa mugore wero wigi ugende uri gusebya mugabo wawe ngo umugabo yarananiye, mugabo wanjye ni mubi, ngo ngende mwiza. Ntabwo uri mwiza. Nawe wa mugore we isuzume, aho kugira ngo usuzume mugenzi wawe, banza wisuzume. Nawe wa mugabo we wigenda uvuga ngo umugore yarananiye, ngo umugore wanjye ni mubi. Oya, nawe uri mubi, ahubwo nawe isuzume. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo witokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, ngo utari watokora umugogo uri mu ryawe. Byaba byiza rero wowe mugore wisuzumye, ukamenya niba inshingano zawe, imico yawe bibonereye kuba waba mu rugo rwubakitse rurimo amahoro n'ibyishimo. Wabona ibyawe warabirangije, umugabo wawe ari we kibazo, ugasenga Imana. Umugore wubaha Uwiteka asenga Imana, agategereza yihanganye ko Imana igira ute izabigenza neza. Hanyuma nawe wa mugabo we, nimba koko wisuzuma mu nshingano zawe ukabona warazigezeho neza, ikibazo ari umugore wawe, wimucira urubanza, ahubwo musengere. Isengesho ryawe rishobora kumuhindura, Imana ikabigufashamo, hamwe no kwihangana, kuko twese nta mumarayika turimo, turi abantu buntu, twambaye inyama, turi abanyantege nkeya, turemwe mu mukungugu, intege nke zabaho, ariko kwihanganirana ni ikintu cy'ingenzi kizabafasha kubaka urugo rwanyu neza. Ikintu nakongeraho ntateganyije ntanditse, ni ikintu cyo gusaba imbabazi no kuzitanga. Muri uko kwihanganirana hajya habonekamo gusabana imbabazi no kuzihana. Usabye imbabazi azihabwe, kugira ngo mukomezanye urugendo neza. Murakoze cyane rero. Izi nizo ngingo, nibyo bintu 10 nabashije kurobanuramo twakwitwararika kugira ngo ingo zacu ze gusenyuka, divorce itsindwe mu izina rya Yesu. Reka ngerekeho n'isengesho. Mana, turagushimye wowe waduhaye kubaka ingo, kaduha abagabo, kaduha abana. Abatarabyara nabo tubifurije kubyara, kandi abatarashaka tubifurije gushaka. Turifuza ko ingo waziha amahoro, ingo waziha umutekano, divorce zikagabanuka mu Rwanda no mu mahanga, abantu bakabana akaramata nk'uko wabiteganyije. Urakoze, turagushimye ko ubishoboye kandi ko uzabidukorera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom, naho ubutaha.